radiotherapy ni Kanombe gusa. Yego. Niyo wumva bajyaga bayikurikira bajya mu Buhindi, bajya muri South Africa, none bagize Imana bayibonye Kanombe. Icyo nicyo kiza cy'igihugu cyacu. Umunsi umwe executive wa Kinyinya nyine araza, ari naho muri, nari naho turi, Yego. aza kuhareba, araza turaganira. Ni umubyeyi, ni umuntu wumva ibintu byamukoze ku mutima, ahita telefona mu biro, Yego. ati hari ya modoka yicaye hariya, nimuyizane hano nonaha. Wow. Imodoka iraza n'umushoferi, ati ngiyi imodoka n'umushoferi, ariko ujye ushyiramo amavuta. Donc ijya ivana abantu aho ibajyana mu appointment inabagaruje. Igitangaza cya mbere kirabaye. Ni igitangaza pe. Kinyinya na Kanombe burya ni ibirometero 15. So 15 kugenda, 15 kugaruka. Ubwo ngomba gushyiramo fuel. Ni nyinshi. Buri munsi. Ako nako rero. 10 bagenda. Ubwo nuko bageza ukagaruka gatwara abandi 10. Bitangira kuba ari problem, kubera yuko fuel irahenze. Hanyuma hazemo wenda no kuyikoresha kuko ntabwo yari nshya, ngaho igiye muri control. Tukomeza gutyo, ubwo ikibazo cya transport kiba kirakemutse, nubwo gifite nyine ibindi bibazo nyuma. Hanyuma ibyerekeye ibyo kurya, mugahinga mukabona imboga, abakristo bakaza karima ko mu gikari. Yes, tugahinga imboga zikera. Zikera koko, makaroti, za epinari, intoryi, ibiki byose. Tuza gushyiraho na small project ya mushroom, zikera. Nibyo bakarya mushroom, ni rich in protein. Urabyumva? Hanyuma ukanagurisha. Icyo uvanyemo ukagenda ukagura agafuka k'umuceri. Umuntu bandikiye iminsi yenda 30, akazahava afite iminsi 50, kubera izo weekend, kubera kurwara, nk'ibyo. Abo mvuga 208 ni ukuvuga ko bahabaye not less than 35 days. Cyangwa 30 days. Ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese wabaye hariya yahabaye iminsi irenze 30. Yakondoreka neza na ntuza yayirangije agataha, abandi binjira kandi nta kuruhuka. Ukavuga uti ntabwo wazakomeza, tumaze imyaka 2. Iyi myaka 2 abantu barakuzanira, ariko hari ubwo batazana. Ese igihe batazanye uzabyira ute? Kandi ntiwabaho gutyo mu buzima. Nuko rero hakaba hari ibintu byangombwa umuntu avuga ati ibi ngibi bibonetse twaba twihagazeho natwe. Mbese uba ufite washing machine. Washing machine yagufasha cyane, yagufasha bikomeye cyane. Irakomeye. Ukaba ufite ibintu ufite frigo, ufite deep freezer. Mbese tuba tuvuga n'izo mboga zacu igihe ubona zabaye nyinshi, ugiraho zibika zidapfa. Ubwo rero management nziza y'ibintu nk'ibyo ngibyo, ufite nyine equipments, byaba ari byiza cyane. Byaba ari byiza. Ariko ukavuga uti tugomba gushaka ikintu kigeneratinga income, kugira ngo dushobore natwe kwirwanaho. Tudahora turindiriye yenda hari uri buvuga ati hodi, tugomba natwe kwirwanaho tukagira ikintu. Ubwo rero turicara muri management yacu, tutese ni nk'iki. Dusanga yuko tubonye a good kitchen and bakery. A good kitchen and bakery. Twagurisha imigati, twasapurayinga ibiryo byiza, amakwe abera harya inyuma. I Rwanda tugira amakwe menshi cyane. Twasapurayinga n'ahandi babikeneye. N'iyo migati, hari amashuri hariya Kinyinya hatangiye gukura cyane, n'amahosipitali aturi imbere.
uti byashoboka. So icyo ni cyo kintu nyine umuntu yavugaga atumva ugomba kuvuhaguruka ukavuga. Niduceceka gusa twicaye gutya inzara zica abana bawe. Turatumira abazigomwe kuwa gatanu saa 12 za hano Edmonton. Abazabishobora muzaze tujye gushyigikira Masher. Azahuza abantu. Abazabishobora muzaze, turabashyiriraho flyer kuri ino video. Turaza kubashyiraho flyer kugira ngo mubone adresse. Muzaze muri benshi, muzaze mwitwaje cash cyangwa card. I guess ko azaba ari wenda n'aka mashini Imana izabidushoboze. Kizaba ari igikorwa kinini cyiza cyo gushyigikira umurimo. Twongeye kubakira, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri mwese. Ni Aharete nk'ibisanzwe, tugenda tuvuga ku mubiri, tukavuga ku marangamutima, tukavuga no ku bijyanye n'umwuka. Uyu munsi nabwo rero tujye kuvuga ku bintu bijyanye n'umubiri n'amarangamutima. Buriya umubiri utameze neza n'amarangamutima ntamere neza, usanga no mu mwuka bigoyemo. Niyo mpamvu byose tubikoraho kuko ibyo byose biratugize. Uyu munsi rero twabazaniye umuntu udasanzwe, ni umushyitsi. Tukwakire karibu Masher. Murakoze cyane. Atangira wibwira abakurikira Shape to Shape kugira bakumenye hanyuma dukomeze. Nitwa Sister Helena Katebera. Yego. Amahanga twita Katebera, nitwa Gatebera. Nitwa Sister Helena Gatebera. Nk'abandi umubikira w'umuryango w'ababikira b'umwamikazi wa Afurika. Yego. Tukaba tuba Tanzania niho dukomoka. Yego. Ariko mu myaka 4 ubu turi mu Rwanda. Nukuvuga mwatangiye mukorera Tanzania, ubu birimo biraza no mu Rwanda. Biraza no mu Rwanda, ariko nyine kubera amateka yabaye mu Rwanda ngira ngo murayazi. Twakuriye mu mahanga, twakuriye muri Tanzania. Yego. Niho twigiye, niho twagiye mu bubikira. Mbese niho twabaye ubuzima bwacu bwose. Yego. Ariko Imana ikora igitangaza kuko iteka umuntu yahoraga yifuza yuko izi mbaraga ukorera amahanga yuko rimwe wazashobora gukorera bene wanyu mu Rwanda cyane. Ubwo rero twaje mu Rwanda ni mu myaka 4, ariko dushimira Imana yuko yaduhaye ibikorwa bya bindi twifuzaga byo gukorera abanyarwanda. Harimo iki gikorwa wenda turi buganireho uyu munsi. Ibyo agiye kutubwira, igikorwa bakora ni nka home care ifasha abarwayi ba kanseri mu rugendo baba barimo rwo gukira. Baba bakeneye ibintu byinshi. So ni igikorwa cyiza cyane, ntabwo yarebereye. Navuga ngo ni umusista ariko ntabwo yarebereye. Yarahagurutse ashyiramo imbaraga ze z'umubiri, aravuga ati ntabwo ngomba kwicara ngo mbirebere. Twe dusura abarwayi, tukabasura babogeje, bariye, boroshe, twanababura bapfuye cyangwa batashye, reka mbivuge mu mvugo nziza, tukabasura nabwo batunganyijwe. Ariko wowe amaso yawe abona byinshi, wowe uri kuri terrain kenshi urabibonera abarwayi, ubona ibiteye ubwoba twe tutabona. Twe tubasura boroshe, baryamye, bameze neza, ariko wowe ubona la realite. Niyo mpamvu byaguteyemo ubwo bushake bwo guhaguruka ukavuga ngo I have to do something. Karibu. Nari mfite murumuna wanjye wari urwaye kanseri, yaragiye muri India arakira, hanyuma kugaruka. Aho bigeze noneho kubera ko u Rwanda rwacu rufite noneho iriya tuvuga radiotherapy na chemotherapy bakorera hari i Kanombe, biba ngombwa yuko noneho avurirwa i Kanombe. Nkamuherekeza. Ubwo ni hospital ya Kanombe. Ya Kanombe. Nkamuherekeza jewe biri mu rwego rwo kuvuga ngo mfite akanya hinganze muherekeze murumuna wanjye. Nahagera nkabona ukuntu jewe turamuha care zose akeneye, ariko bari abandi bari kwa muganga barahirirwa, wabegera ukabaganiriza bakakubwira ukuntu batagira aho baba, bakakubwira ukuntu batagira icyo barya, mbese bakakubwira ubuzima bwabo buragenda bunkora ahantu. Kandi ubwo bari kuri kimo? Bari kuri kimo, bari kuri iyo treatment ya radiotherapy. Nuko ntaha nkabiganiriza abagenzi banjye, ntari kurabizi
biriya bintu mbona hariya ntabwo twakomeza kubireberera gusa ntitugire icyo dukora. Njyewe ndumva twashaka ukuntu twabafasha, twabafasha mu bigenze bite, twabishobora dute, turacyari bashya mu Rwanda, minsi zo kubafasha twazibona dute. Twavuga ati ubundi ibyo dukora byose si Imana ibidushoboza, mwaretse tukagerageza n'iki gikorwa cyo kubafasha. Ubu se urabafashiriza hehe, ufite iki? Kuko byumva abantu bakiri bashya. Ndavuga nti Imana izabitwereka ibyo ari byo byose. Noneho ntangira kugenda nko kugira sitadiki gatoya kugira ngo umenye ese byaba bimeze bite, twabikora dute. Njya kureba ku babikira bakora ibintu bya palliative care hariya mu Rwanda, abantu b'Abayitaliyani. Hageze nsanga ari ibintu ntashobora kugira ngo barakeyaringa umurwayi kuva akihagera kugeza igihe azasozereza ubuzima. Ubwo birashaka nursing care, birashaka abaganga, birashaka ibiki. Ndavuga nti ibi si byo nakora jyewe, sinabishobora. Kandi baba barwayi nabonye icyo bakeneye ntabwo ari kiriya. Ariko ugakomeza kubyiga ntabwo ari ubwenge bwawe, ni ikintu Imana yagiye ikanyereka, ariko ikaguha n'inzira. Bariya icyo bakeneye ni ahantu ho kuba n'icyo kurya, niko mbireba, no kubaha umutima. Ariko bikeneye ahantu se turahabona dute? Iki cyari ikibazo, ntubere gutya cyari ikibazo. Hari i Kigali nawe kubireba ubu ni hehe se? Amakuru iyo uganira n'abantu uza kumva yuko hari ahantu i Kinyinya hari inzu ya leta nta kintu bayikoreramo. Mbaza abantu bamwe barambwira bati hari inzu Rotary yagiriye renovation yisubiza leta, nta kintu bayikoreramo. Njya kubibaza akarere ka Gasabo, bamwe baragutangara, se sister wowe ufite iki? Sinzi ndi umuzungu kandi nababwiye na history yuko turi abashyitsi cyane, mbese bituma abantu nyine batangara. Ndavuga nti mugerageze muhaduhe gusa murebe icyo tuzakora. Ubwo wari umunegosiya na guverinoma ya Gasabo, umujyi wa Gasabo. bati genda wandike utwandikire urebe utubwire ukuntu byashoboka. Nuko ndagenda ndabandikira, nshyiraho CV yanjye n'ibiki byose, experience ifite muri Tanzania, ibyo nakoreye Abatanzania, kuko ho nari coordinator of diocese mu bintu byose by'ubuzima, ibintu by'amashuri, abaforomakazi n'ibiki byose, n'abarwayi bameze gutyo, n'ababyeyi bananirwa kubyara n'ibiki byose, ibyo byose mba nabaga mbizi. Basi umunsi umwe barampamagara bati wemerewe twakoresha. Birashobotse, ariko ntabwo biba biri ahantu nk'aho ni process yagendeye ndetse n'inyinshi simbijyamo cyane, ariko finally tuza kuhahabwa. Kandi turashimira Imana yuko twahawe igihe kirekire gihagije cyo kuhakorera. Ubwo rero igikurikiyeho ubwo ni ubuntu udashobora kwemera. Nyine byari ibintu by'inama nyinshi n'ibiki byose, ariko ubu twasayininze MOU yo kwaduha ngo tubakorere ku gikorwa cy'abarwayi ba kanseri gusa, nta kuvanga. Icyo wahasabiye nyine nicyo twahasabiye. Process irakomeza, se turahabona dute? Ese abarwayi turahabona gute? Nabyo ntibyoroshye. Ese bagenda ugapfa gufata abarwayi nimuze gusa? Nabyo bishaka negotiations. Ubwo rero tujya kubona n'umukuru wa Kanombe, director bya Kanombe, ukabimutekerereza nyine, ariko ukagira nyine n'ubwo bugabo bwo kubivuga, ujya kubwira director, ariko ntumenye nyine ukuntu binashoboka. Sinzi ukuntu nabivuga, n'iby'Imana. Nawe akandeba akavuga, nawe ariko agahita abyumva ati koko bari abantu bakeneye ubufasha. Nuko noneho ampa abantu
bagomba kubikurikirana biza gushoboka. Noneho nza kubona desike iri hariya i Kanombe igomba gukurikirana aba barwayi kumenya koko ko ari abakene. Abo bantu rero bakabaduha kugira ngo tubashe kubafasha. Abantu barabonetse ubona ari mujyane. Abakene ni ukuvuga ni Kanombe ibamenya, yego, imenya ngo uyu muntu kabisa yaje kwivuza ariko nta bushobozi. Yego. Uzi buriya ikiba kibiteye ni uko bareba igihe cyose aza kuvurwa, bareba uko ameze, aho arara, hari udufaranga bagomba gutanga ntadushoboye, aho arara, kuko ubundi nyine barabwiraga bati umva aha hantu usaba kurara mwebwe muraza mugomba kubona treatment y'umunsi mukagaruka ejo ariko ntimuhabwe aho murara. Ntabwo muri abarwayi ntibaba barembye koko iyo barebye. Ariko iyo transport yo kugenda tuvuge niba baturutse mu ntara, oya niba baturutse mu ntara yenda ubwo yagerageje yavuye mu ntara yahageze, ariko transport ubwo umuntu aba avuga niyo imujyana buri munsi ntihava Musanze ngo aze buri munsi, ntibidashoboka. Nuko noneho batangira kuduha abarwayi, ubwo rero kimwe kivaho ikindi kiza, iki kirarangiye ikindi nacyo kirakenewe. Baraje se urabaha iki, urakivana he cyo kurya, mukabanza kugerageza. Ababikira barakora, bafite udushara tw'abarimu uratureba, nuko tukagerageza. Ugatangira kuganira n'abakristo bamwe mwumvikana muvugana mu kiliziya. Hari abarwayi bakeneye icyo kurya, bamwe bakagira icyo baguha. Ariko dufite ahantu hanini jaride, dutangira gutera imboga. Ubwo wowe muri make wakonvense hôpital ya Kanombe, wagiye muri bya byo gushaka ya nzu hamwe n'umujyi wa Gasabo, noneho urimo no gukonvenka ababikira bagenzi bawe kugira ngo baze mufatanye cya gikorwa. Urakibumvishije, baracyumvise, ariko umuhamagaro ni wowe Mana yawo haye. Ariko nabwo bavuga bati Mana yanjye, ibintu dushyizemo ibintu turiho tujyamo bizashoboka koko, bizashoboka koko, turakora akazi k'Imana, bizashoboka. Umurwayi wa mbere twamubonye itariki ya mbere y'ukwa munani muri 22, yego, 2022. Uko bagenda biyongera, tutangiye kubona abantu, ubwo basa noneho igikorwa kiratangiye, icyo kurya kirakenewe. Ba bantu urareba ko badafite ububasha noneho bwo kwirihirira, bave Kinyinya bagera i Kanombe. None Kanombe nifite ibyo bisubizo yonyine, nivura kanseri yonyine, radiotherapy nta handi iri mu gihugu. Buriya umuntu uri kuri kimo wese agomba kujya i Kanombe. Mu Rwanda rwose oya, kimo bashobora kwibonera n'ahandi, ariko radiotherapy ni i Kanombe gusa. Niyo wumva bajyaga bayikurikira bajya mu Buhindi, bajya muri South Africa, none bagize Imana babibonye i Kanombe. Icyo nicyo kiza cy'igihugu cyacu. So ndabageze nte i Kanombe rero, icyo kitangira kuba ikibazo. Dufite akamodoka kacu ka administration y'ababikira, kubajyana ku ishuri, kubasubiza. Twebwe tubaye Gisozi hariya kuri FAO. Noneho aka kamodoka kirukanka gatwara abarimu, kagaruke gatware abarwayi, kandi batangiye kuba benshi. Noneho kandi bagomba kujya mu appointment ya buri munsi, ni ngombwa bandikirwa buri munsi. Hakabaho ukase biragenda bite, undi munsi ukabashyira kuri za moto, ukabishyurira, sinzi nawe numva n'amafaranga, simbizi rwose, simbizi. Nuko undi munsi udufaranga duhari, taxi itware benshi. Ariko
ukumva ufite ikintu cy'icyizere sinzi ukuntu nabikubwira ukumva ubona ko bishoboka cyane Imana yaguteretsemo yaguteretsemo wumva ukabona gishoboka ukabumva ufite ingufu umunsi umwe executive wa Kinyinya nyine araza ari naho turi araza aza kubasura yarumvise ko duhari n'ibiki byose aza kuhareba araza turaganira ni umubyeyi ni umuntu wumva ibintu byamukoze ku mutima ahita telefona mu biro yego ati hari ya modoka yicaye hariya nimuyizane hano nonaha imodoka iraza n'umushoferi ati ngiyi imodoka n'umushoferi ariko ujya ushyiramo amavuta nta kibazo nabyo ujya ushyiramo amavuta donc ijya ivana abantu aho ibajyana mu appointment inabagarure igitangaza cya mbere kirabaye ni igitangaza pe nuko rero tuba tubonye imodoka barishima cyane abarwayi ikabajyana kwa muganga ikabagarura sinzi ko uzi Kinyinya na Kanombe burya ni ibirometero 15 so 15 kugenda 15 kugaruka ubwo ngomba gushyiramo fuel nyinshi buri munsi ako nako rero 10 bagenda ubwo nuko bageza ukagaruka gatwara abandi 10 bitangira kuba ari problem kubera yuko fuel irahenze hanyuma hazemo wenda no kuyikoresha kuko ntabwo yari nshya ngaho igiye muri control tukomeza gutyo ubwo ikibazo cya transport kiba kirakemutse nubwo gifite nyine ibindi bibazo nyuma hanyuma ibyerekeye ibyo kurya mugahinga mukabona imboga abakristo bakaza karima ko mu gikari tugahinga imboga zikera koko amakaroti za epinari intoryi ibiki byose tuza gushyiraho na small project ya mushroom zikera nibyo bakarya mushroom ni rich ni protein urabyumva hanyuma ukanagurisha icyo uvanyemo ukagenda ukagura agafuka k'umuceri abakristo beza n'abantu beza si abakristo gusa baba beza n'abandi bose batari abakristo hariho abahagera nyine bakahasura bakabireba wavuga ko ugurisha mushroom bakemera kugura ubwo ukaba mu isoko ntabwo nigeze mbura isoko habe na gatoya wasarura nk'ibiro 30 bihita bigenda ibyo rero nabyo nkaba usanga ari ibitangaza ukabagurira ifu y'igikoma icyo bakeneye cyane ubwo dutangira kubona yuko dupfuye kugenda abarwayi bava kuri umurwayi umwe baza kugera ku barwayi nk'ubu nyine ejo bundi nza abarwayi 208 yes yarazamutse bigeze bamaze kubona service hariya yes maze kubona service ugashimira Imana uti ibi bintu Mana ni wowe wabikoze aba bantu bose 208 bavuye amahoro donc hari abakira mu gasezera erega ntitubana nabo ngo kugeza gukira uko gihe bari kuri iyo radiation yes burya iriya session ya chemotherapy na radiotherapy babandikira sessions z'iminsi 35 ariko iyo ni iminsi y'akazi gusa ni iminsi y'akazi gusa ntabwo bara weekends ntabwo bara public holidays ntabwo bara n'igihe immunity habo yagiye hasi ntabwo bashobora guterwa ntabwo bashobora guterwa mubigira muti iyo intuza yagiye hasi nta gucema ijambo iyo immune system yawe yagiye hasi ubigenza gute turagerageza turabondora tuba dufite za beetroots twihingiye ukabakorera juice tuba dufite dodo mukabaha dodo ariko rero n'ibindi batubwiraga bati mufate bya bibabi bya voka ubiboil ubahe banywa hari n'ibindi biboga batubwiraga ati ibi nabyo kuko ukabona abantu kandi bakondo ukabibona cyane
burya no kugira amahoro, hari abakwitayeho, ndi ahantu hameze neza, nuko umuntu bandikiye iminsi yenda 30 akazahava afite iminsi 50 kubera izo weekend, kubera kurwara ibintu nk'ibyo. Abo mvuga 208 ni ukuvuga ko bahabaye not less than 35 days cyangwa 30 days. Ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese wabaye hariya yahabaye iminsi irenze 30. yakondoreka neza na ntuza yayirangije agataha, abandi binjira kandi nta kuruhuka. Ariko nkubwire babishimye, babishimye. Sinzi ko nzabona umwanya wenda nkwereke n'amafoto yabo ukuntu baba bishimye, basezera bishimye cyane, baradutelefona buri munsi, hariho abagaruka kuza gushimira, hariho abasaba ngo mudushyire in a group tuzabwirane, tuzagaruke tubyine dushimira Imana. Icyo ushimira Imana ya buriya buvuzi nyine bashyizeho, dushimira n'u Rwanda kuba rwarashoboye kudushyirira ubuvuzi hafi, nuko abenshi bajya kuri iriya radiotherapy na chemotherapy baba bari muri stage ya mbere, n'iya kabiri, yenda n'iya gatatu, bagifite imbaraga. Bariya rero kanseri igira gutya igakira. Sindabigirira study ihagije, ariko bagutelefona bakubwira bati nagarutse muri control, bambwiye yuko cancer free. Yes. Ntabwo tuvura kanseri hariya, ariko dusapotinga Kanombe iyo ivura, ariko twebwe tukabaha ibiryo. Iyo umurwayi ari kuri iriya kimo cyangwa iriya yindi wavuze, hari igihe bibagiraho ingaruka. Umubiri w'umuntu uterwa na nyirawo, hari igihe baruka bakarwara amadiyare n'ibiki. Iyo umuntu yarwaje kanseri hari igihe aba abizi. Ubwo tugifatamo dute? Mwebwe bireba, nitwe bireba nyine. Iyo akurembanye nyine dufite Imana. Uvuye ku muhanda opposite gusa hari ikigo cy'inderabuzima, health center. Ubwo rero ibitunaniye twebwe, ikindi ni uko ntaragira staff ihagije. Nicyo nari ngiye kwibazaho justement, nk'iyo yagize izo za diare n'ibiki byose. Mfite volunteers batari medical passé. Ubwo rero iyo hagize ikibazo ureba kirenze ubwira bagenzi bacu bakadutabara. Abo bo hakurya tubanye neza cyane. Ikindi iyo ari umuntu ushaka service zirenze tumujyana Kibagabaga. Director wa Kibagabaga arabizi, kandi nawe ni member wa board iduha advice ya hariya. Ubwo rero iyo umurwayi amerewe nabi cyane tumujyana bakamufasha. Iyo yaba ari mu gicuku. Yego. Ambulance igakora. Nicyo cyiza. Ariko ikindi ibindi turabyikorera hariya. Ushobora kumuha drip y'amazi, yatakaje amazi cyane, ukamuha anti-pains, ukamuha ibimuzanzamura. Ariko burya nkubwire, burya no kugira icyizere birakiza. Kugira icyizere birakiza. Uyu umurwayi avuze ati njyewe nzakira, arakira, ntawe utazapfa, tuzapfa twese, sibyo? Ariko iyo avuga ati nzakira, iryo jambo ryonyine nzakira, arakira. Arakira nyine iminsi byibura ikagenda. Ubwo rero ikintu tugerageza kubashyiramo ni icyo icyizere cy'uko tugira umwanya wo gusenga, dufite kuba dushyira hamwe tugasenga, buri wese akavuga ubuhamya, akavuga uko yarwaye, akavuga icyizere afite. Twabashyiriyeho ka televiziyo byibura barareba inyigisho. Dufite radiyo Mariya ikahora ibigisha.
bagasohoka bakicara ni na heza byibura environment ni nziza nayo irakiza barisanzura bagasohoka bakicara ku kazuba. Ikindi turavuga tuti hariya ni Betania home care for cancer patients. Kuba nyine tuvuga ngo ni muhira tugerageza no kubaha uturimo dutoya nabo bakabikunda cyane nko muri garden akaza nawe akagerageza gushyira amazi kurandura utwatsi uwifitiye akabaraga uwifitiye imyeyo agakubura. ubwo mfite n'ababamesera abakozi muhemba wenda haramesa ceceka ariko hamwe n'ibiba byampagurukije no gushaka washing machine yego kuko zirakenewe kubona mu barwayi nk'abariye ufite amashuka arenze 150 ugomba kumesa kandi mugakoresha intoke kwanika n'ibyo byose ntabwo ari byiza ngo mwishyurira n'umuriro kandi byose ni urugo nyine ni urugo rugomba kuriha ibyo byose. Ubwo rero muri make icyo ruriya rugo ruba rukomerewe gutanga care kuri abo bantu. Urabizi yuko ugomba kuriha umuriro, ugomba kuriha amazi, ugomba kureba iby'amasuku, ugomba kubona ibiryo, ugomba kubona fuel, ugomba gukora repair, ugomba kugira gute n'udushahara dukeya mvuga ngo bari abana b'abandi abo bameshe bacitse intoki mugomba kubahera. Ubwo urebye ntabwo byoroshye nuko kakandi kanya bizashoboka ni byiza reka nta gusubira inyuma. Intore ntiganya ishaka ibisubizo nkunda ko kamba intore ntiganya ishaka ibisubizo akabyibwira ariko abagenzi bawe bamaze kubyumva icyo gikorwa bamaze kucyumva noneho muri kumwe wabona ko wafatishije neza barabyumva nk'ubundi kure nyine barabikurikirana umuryango wanjye muri Tanzania warabyumvise the diocese barabyumvise the government barabyumvise leta bigifitemo uruhe ruhare naherukiye kuri ya ambulance y'akarere y'umurenge yego baduhaye urumva ambulance baduhaye naho hantu dukorera kandi barakubwira ati ni ku barwayi ba kanseri kuri rero turi kumwe. Izindi eglise zirabyumva baza ibindi bigo by'ababikira cyangwa barabyumva nyine umuntu agenda bakangurira baraza ibyo twita umuryango remezo urawuzi bakaza mutagatifu Ana, mutagatifu Teresa, mutagatifu nde hari n'abayisilamu bajya baza bakavuga ngo turashaka gutanga igikoma. Urumva ni ikintu abantu bashoboye kuba bagufasha ibyo ngibyo barimo bagenda babyumva yego. Ariko rero ubwo ni ukuvuga reka tuvuge mu kinyarwanda uruganda rw'imigati uruganda rukora imigati niko twabyita iyo bakeri uri kuvuga twayigwita nk'uruganda rw'imigati rubaye uruganda ndahanuye akira bizira ryaye birabaye uvuga ahantu ho gukorera imigati ariko rubaye uruganda rwose ni nyinshi ariko mukayitanga hirya no hino birashoboka I like it nuko uruganda rw'imigati ibyo uvuze mu kinyarwanda baravuga ngo ibyo uvuze bikubirirweho nuko rurashoboka why not ariko nuko ku uruganda rugomba kugemurira abakeneye imigati bose why not twishyize hamwe birashoboka nakunze kari akantu mwashyize kuri flyer ngo together we can make a difference cyane rwose twishyize hamwe byashoboka so murashaka gutangiza icyo kintu turashaka gutangiza byibura icyo gutangiza imigati tugakora imigati myiza bikagemurira amaburanjeri hirya no hino yego rwose ibyo nibyo twatekereje tukagira income yacu tukavuga utiyenda 30% ikinyarwanda ubyumvabarira nubwo nyivanga icyongereza ntujye ngo ndakizi cyane kandi ari icyongereza hari n'ikinyarwanda byose hariho ibyo ntazi ariko byose tubyakire akajyamo n'igiswahili ubwo ni nka 30%. 30% yagaruka
ikakora ibindi yenda 70 y'abagabo ikaba ariyo ifasha igitekerezo cyiza cyane ahubwo abantu babyumve vraiment bagishyigikire igitekerezo cyiza ni cyiza ni ukugiteye ubwo rero umuntu uteka uzana icyo gitekerezo ariko ugatangira niki se twatangije ubwo wambaza yego ubu mugeze ubu ngubu nyine aho tuzayishyira harazwi drawings twarazikoze bills of quantity turayifite ni amafaranga ngaho akenewe turayazi icyo ni kimwe ikindi twashatse abaterankunga bandi bazaduha equipments bati twebwe ntabwo tuzabaha inzu yego tuzabaha equipments icyo rero ni inkuru nziza cyane dufite kakazi k'Imana igenda ikora iki n'iki hariho abiyemeje kuzaduha equipments za bekari ibikoresho byose yes n'igikoni cyiza yes ariko kucyubaka ubwo aho niho mvuga nti yigeze kumbaza meya w'umujyi wa Kigali ati se ibi uzabishobora gute sister ntegewe uko nzabishobora nzabavugira abandi badashoboye kuvuga hanyuma ni mu byumva muzayatanga ntacyo cyaguhagurukije wicaye muri Canada uyu munsi kandi biri kubera mu Rwanda muri iyi mbeho n'ibisunobu urimo uragenda hari aho nisetse rero umubwire mwanango hari aho nisetse nirebye ndavuga nako se ubu harya wariye ndiho ndakora ikintu kuvuga ubu koko naje uri mama w'amahanga uri kuvugira abana banjye ariko nakubagara abana none se reka mubwire uzamurujwe uko urangura ijwi niko amahanga bimenya nako nyine abantu bafasha nicyo kubaho ikibanza kirahari ahubwo uvuze neza navuze nti icyo ngiye gukora ngiye gutegura ikibanza ariko kizakinwamo n'abantu benshi ntabwo ari byo uzatunga bariya abantu se ndindegewe reka ntegura ahantu abantu benshi bazaza bakora iki gikorwa cyiza kuko n'ikimana izatubaza cyane rwose nari nshonje ngaburira nambaye ubusa nabuze uko ngera kwa muganga murahangeze nicyo tuzabazwa abantu koko bari bakennye hariya kwa muganga badafite icyo kurya badafite aho baba barara mu makorodoro icyo nicyo tuzabazwa none rero ngiye kurangurura ijwi n'ubwo uyu munsi ryapfuye ngiye kurangurura ijwi mbabwire nimuze tuzahemberwa iki gikorwa cyane rwose cyane si ikintu uzagihemberwa ndabizi uzagihemberwa ariko sinshaka kugihemberwa njyenyine nimuze twese tugikore kandi burya gukora ibyiza bigira umusaruro Imana uba wikorega ugira amahoro urishima ntangiye kuvuga ngo proud is nziza kuyivuga gutya ariko wumva n'ishema iyo wakoze ikintu cyiza ishema wumva umuntu wese wumva ko yakora ikintu cyiza kimugirira ingaruka kuri we kube kimuha amahoro kimugira kwiyumva ko nawe hari icyo yakoze kandi icyo ese wibuke wumva nkubaze nk'ubu muri abanyarwanda hano n'abandi yenda babyumva imagine uje mu Rwanda waragize contribution kuri iki kintu ukazasanga ya bekari irahagaze hariya umva umunezero ukabona abo barwayi ukaza kubasura ukabareba uti nagize nanjye uruhare rwanjye rw'itofari hariya no kubaka ubwami bw'Imana ugiriye neza umukene abagiriye neza Imana kandi nkuyibwirire kanseri si y'abariya ntawitinya natwe n'abacu nk'ubwo nari ndwajije kandi mu bantu bose iyo ugiye ukareba ntubura n'umwe muri famiye ntubura mu nshuti so dufatanye twe kure kumwe babaye gusa kuko natwe tuzababara cyangwa hari n'abacu babaye gutyo no gufatanya no gufashanya Nyarwanda yakagombye gufasha undi
aho biva bikagera. Ubu watangiye igikorwa cyo kuzunguruka ku isi yose cyangwa ni hano Edmonton ugiye gusubirayo bimeze bite? ubwo bubasha sinabushobora bwa hose. Tuvuge ngewe nabaye mu Buholandi, yego niho nigiye, nari mfite abantu b'ababyeyi, hari n'abavandimwe, naho narahageze, naho nabibye imbuto. yego zizayimera gute simbizi, ariko mvuye mu Buholandi. Hano naho kubera yuko hari abo twahuye baravuga ati why not, turi benshi kandi iki kintu uri gukora aha ngaha, dufite abagabo cyane hariya. Arabashimira avuga yuko muri abatabazi cyane rwose. Edmonton ati ni abanyarwanda benshi kandi bakora ibintu byiza. Ubwo rero nanjye njyaho ni gukora mbumvise none wahageze. Nahageze babyumve rero bagira icyo bibwira. Nibashyireho hariya amatafari kuri iriya beka rwose. Muri gutegura igikorwa ku wa gatanu ejo bundi. Yego ku wa gatanu cyo kubimvuga noneho publicly abantu bakabyumva. Iyi ni YouTube izumvwa na benshi, ariko noneho hari aho mwateguye muri hoteli ahantu hazahurira abantu. Turi gutanga ama invitation hirya no hino. Ariko ndabashimira bariho babitegura. Yego ntabwo ari jyewe, hari abantu bariho babitegura. Mana yanjye nkabwariza abana b'abandi nabo naje kubashyiramo n'ubugabo muraraga umurage mwiza. Ariko ni Mungu uriho ubikora. Ni Imana Imana ibikora. Twabwira iki abantu ikindi se bakabaho? Turatumira ndabizi shift za hano ndazizi ntabwo zoroshye, ariko turatumira abazigomwe ku wa gatanu saa 12 za hano Edmonton. Abazabishobora muzaze tujye gushyigikira Masher Helena azahuza abantu. Abazabishobora muzaze, turabashyiriraho flyer kuri ino video. Turaza kubashyiraho flyer kugira ngo mubone adresse. Muzaze muri benshi, muzaze mwitwaje cash cyangwa card. I guess ko hazaba hari wenda n'aka mashini Imana izabidushoboze. Kizaba ari igikorwa kinini cyiza cyo gushyigikira umurimo w'Imana. N'umurimo w'Imana uyu nguyu ntabwo ari umurimo w'umwana w'umuntu, ntabwo yabikora wenyine atabonye amaboko. Twarwaje kanseri hano, turirwa turwaza kanseri, abantu birirwa bapfa. So ni ikintu uri kuvuga kizwi, ni ikintu kizwi. Kanseri ntitinya umuto, ntitinya n'umukuru. Ubu nta muntu itinya, ifata uwo ishaka. None imagine kugufata udafite icyo kurya, ukajya kuri iyo kimo udafite icyo kurya. Hano baba babigize ibikabya amarejime yose bikinga umuntu ari kuri kimo. None imagine uwo nguwo udafite n'umuceri, udafite n'aho kurara, udafite n'iki. So ni ikintu kinini cyane, kandi ni bene wacu tuzaba turi gufasha. Ni ukuri Imana dushoboze cyane abantu bazitabire ku wa gatanu ari benshi, abakuzi n'abatakuzi, ababyumvishe bwa mbere bazaza ari benshi. Nicyo twabwira abantu cyane. Hanyuma tuzabashyiriraho n'utuvideo bagende bareba. Sinzi niba hari ikindi wifuza kuvuga cyanyuma wenda tugasoza. Reka ngushimire. Ngushimire, nakubwiwe yuko uri umukobwa wifuza kudufasha kuri icyo gikorwa. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Kandi ku bazaza mbasabiye umugisha. Mbasabiye umugisha. Iki gikorwa cy'umumama ungana gutyo, umumaseri wahubutse gutyo waje kugira ngo batumire abazaza mwese, Imana ibahe umugisha. Kandi nizeye ko hari icyo tuzageraho. Murakoze cyane. Mbasibiye Imana mwese. Amen. Imana ibahe umugisha.